Salama salama. Sawa mani. Ibintu byanze kabisa. Ku kazi banyirukanye. Ubu ngubu nta mafaranga nta kintu ndiho pe. Ni ukuvuga ngo amafaranga kuboneka ni ikibazo mani. Dore n'umukozi agiye kwitahira nta biceri ndi kubona. Ubu ngubu ni ikibazo pe, sinzi ukuntu ari butahe. Kuko warashaka amafaranga kandi umunsi mukuru kabisa. Nta kundi ubwo reka tube tubiretse. Aba rwose amafaranga nta kundi pe. Mapengu we! Mapengu! Sandi, umuntu ari hehera. Ese uwo muhungu yagiye he? Ase mape, igihe cyose naguhamagariye kutanyitabaga wari uri hehe? Karame boss, nizere ko ugiye kumenya amafaranga ngigira mu cyaro dore n'ukazi barakwirukanye. Boss, ngiye kwisubira mu cyaro dore n'inzara yaratwishe. Uvuze ngo iki mape? Ahubwo ngwino hano ibyo ngibyo tuzanaba tunabikurikirana. Ateye n'ubwoba rwose. Ngiye ibi ngibi wapi? Aje muhemba atahe. Aze muhemba atahe. Ako se ndakora hehe n'ubukene ko bwishe ku kazi baranyirukanye. Nta kintu nkikora sha umva. Ndamwambura nanjye ariko kizanyica pe. Ase kutazi ugeze hehe? Ndaje boss. Ubwo wagiye ugenda gakeya. Ubwo uvunitse no ku kazi ubona baranyirukanye urumva twabigenza gute? Ariko boss, ibyo uvuga byose nizere ko ugiye kunyishyura. Ariko ko numva uvuga nabi bimeze bite ubundi wewe? Boss, dore Noheli igiye kugera kandi nyine amafaranga. Ntabure iminsi 3. Ibyo tuzaba tubipanga ahubwo ajya guhaha twirire. Kuri amafaranga rero kuri butike tubari 85. Boss, kuri butike tubari 85. Ubu ndagenda bamba ibindi bintu tubari 85. Sawa mape. Ariko boss ararushye umuntu ajya kuri butike ko bongere bankopa ibindi bintu tubari 85. Mirongo 85. Ariko kuko byashoboka maze amezi 2 nishyura. Nuko bumeze njyewe Darine njyene twanubungu bw'indaha barakubera segara natunanura nyikururira ahubwo banguka ngiye ukuntu iyo umuntu asigaye gute mbewe mani ntuko nabi Kigali gusa kandi uranze njye ntabwo njya neza jya wishyira ku giciro cyo hejuru izi nimbwa mbona se kandi njye ndarenze mbwira ko ubwo buhungu bw'inabwirwa bo yanimbwa nukwishyira hejuru bana uri umukobwa w'igiciro umeze neza ariko nawe ndakubona urambona nakubonye urambona ako mani njye nubwo sinzi n'ikintu abantu bagukundira ubundi bashituza ibiki umva nuko nuzuye meze neza ndya akanyoroshya amabuno twa tuntu twanjye nyine natuzi mwana w'isiti umwana wavukiye hano isiti umva njyewe ubundi ndetse nzaguporopoza
sinawumvaga. Narinje kugushakira akazi rero. Narinje kukureba ngo nguhe akazi ko kunshukurira. N'ukuntu boss nanakozwe nanabuze naye kugura agacupa. Ufite igitiyo n'ipiki? Ndabifite boss. Sawa ngaha nta kibazo tugende. Ukanze nkire. Twakerewe ngangu no tugende. Boss naje rwose. Uri kutiga? Uragakora neza ku buryo. Umva, ntugakora nabi singuhemba. Boss ndabikora neza uko byifuza. Hari abajya bangura akazi nabi, ukabona yakoze nabi nyine. We ndizera kuri wakesha kamera fresh. Ndabikora boss. Unenguye. Ntabwo umutengo wa boss. Ukavuga nizere ko kibyuka. Ndabyibuka boss. Bine. Umva hari hirya haba agahungu kameze nk'iki umufupa nkabonye kankumbuza isombe nyine ubyumve umva karankunda pe ariko njye mva sinkakunda we banza ugakureho inote ibindi bizazana ubundi ni wowe wanje ubundi ni we nari navuze ati ngomba gushaka ndi simbi akabimbwira njye sinkakunda ni ukugakura gusa ni waba nzahagera ahubwo nanjye uzame pasi umva ni we gusa tuzabikora ariko umva nkubwire ikintu cya mbere ugomba kumenya kibanga higoti ibanga ngura none ejo bundi yanguriye telefone ndavuga ati se ibi bintu ni ibiki kanzaniye fone imeze y'amafuti bazi urabona ukuntu hano bahakoze Boss nahabonye. bashaka ko ari kunkorera na hariya Rwose boss uratanga ngahe? kuva aha ngaha kuza ugashyika kuri kino giti uranca ngahe Miliyoni 10 zonyine boss. ngo Miliyoni 10. subize twumve Miliyoni 10 boss. miliyoni 10 Eh. hano hantu ngo niyo ndi buguhere miliyoni 10 twose Boss uratanga ngahe? twe miliyoni 10 ariko nigeze nditunga mu buzima bwanjye ndaguha 25 ya mapoze man 25 subwo wayaguramo iki boss? mapoze Mapoze sibyo nibi. aha nari ngwaye na menshi ndaguha 100 n'uryango byihore Aha boss bikomeza akazi kawe karananiye. karakunaniye wakoze Oya boss 25 ni ushobora no make. kuburara Ongera amafaranga. hehe ushobora no kuyabona ukagura n'indege byihorere komeza Indege subwo wa 25 yavamo. nagukora kuri senyisa Ntago boss tuve mu bintu by'amagambo ratanga ngahe? saha nta kibazo ngakora ndaguha igihumbi Boss reka nanjye akazi nubwo umenze. saha nta kibazo kamagare ku ruhande ndebe ukuntu akazi kanjye gakora Boss reka ntangi. Boss ndananiwe. Nana kano kazi ntazagashobora. Umuhihara aramenze. Ariko reka nkorere imwe leta zero. subiramo amagambo uvuze Boss nashakaga avance mbande nge gusamura. avance ahangaha ubwo Sikumvika igihombi se. Bura umpaye musenyi sa nta kibazo. saha ngaha nta kibazo ngura nyagurye gusa ahantu hakora neza ndabona wihaye ibintu byo kunanirwa Boss aha nakoze neza. icyavuye mu cyaro uje kureba ikigali urakibona sha kugira ngo twe dukira gutya ntacyo twagezeho ntacyo twakoze Aha boss byihorera. tureke kuganira ko urangize vuba Boss reka nkorere akazi naje nsaba. ugakore nyine kandi ugakore neza Boss ndabikora uko ubyifuza. ndebera iyi si wa mukozi wo kwa Rukiri nawe burya yarangiritse bigeze aha nzaba mbarirwa nawe se urashaka kwigira nka bariyara Boss kandi ubona ariho ngana. we nzajya nkwibira kandi abona unabishoboye ariko ubu noheli iratangira n'icyana nari najya koko Yo musirikare gute sinawasi umva se ko wabuze akantu se gafunye kukuntu wandusha wapi nanjye nakabuze
nanjye mvuye hepfo ku isomba ariko mwumve ngo polisi yasize irabatoraguye maze gato nanjye narigendeye musibye ko mbatorotse kuri kabiri zanjye z'ubugome nanjye ndatarutse ariko ubu ngubu ushobora no gusanga bankurikiranye baraye inyuma kamwereke noneho rero kibaba noneho nigire n'inama yo kuyireka tuzayireke se nanjye ibyo ngibyo urabishyigikira ibaze iyo satani gusa urumva byavamo ariko iyo ujyanye by'ishori ngiye kujya kuyireba njye ibintu by'ibaba ndabireka mbese ahubwo umva nkora aho uvuze ikiganiro kizima nta kuntu umuntu yareka itabi urumva ajya yipasa ibyanakiriye nk'ubutoro ngo butata agahita yicomokera reka nikaze imana tabe tuzareka niba bari bakudodeye aho hepfo bari bandaze imana uzi noneho n'umushuti bari bari kuyatanga ya danje y'ubugome harimo n'inkatsi ciceka abana none umumeri bamutsimbuye navuze ati warima najya mpamagara abo nkababwira ati muze mbacomeshe mani ako kantu ko kwireka itabi ni byiza ariko mani reka nkwerekere mani ikibazo mani muntu wari meye ugisoma ibintu by'ibyanajyanye ngiye gukurikirana by'amashuri yanjye ibindi by'ibaba ngiye kubikatira kino amashuri yose nziranye nawe mani yinywera inyota nawe se ndangira abantu bose imyotsi yarabishe zagira ishuri n'imyotsi nanjye nirashana imbere nese we wari ugiye mani nanjye nanjye hano hepfo kuri butike bosi yanze kuma amafaranga kuri butike harimo 85,000 ubwo bari bubindi gwiramo abahwere mani gwiramo abahwere we nuba abantu barakwisatira ariko ushobora kubirasamo bagahita bamurya ariko mbabona umuvuna ari ukureka itabi mani tukari ishini ryawe ubuzima bwawe bwose amani nakunze mani umuntu agomba no kureka itabi ubundi igihe twagendeye nta nubwo turahagera hasi ndamugendera sitari y'umunsi bari gukoresha azaye mpure n'akantu njyewe sibona nakubwira njye nkubwiye ibyanjye ni nko kugutakira bose baraza bakikorera bakagenda bakora ibyo bashatse bakagenda sista bimeze gute amakuru ni meza twese ku muranga bimeze gute ahari hano gucyakore nyashi na nyashi sibyo kuri noheli nkumbuye icyana nakwikubita keretse nawe mbereye nyambura ubusazi ntabwo ari ubusasi kandi mbondareba ugatembanwa n'umuvu w'amabyi ugaherekezwa na korari y'amasazi urashake reka turaberanye sista nta nubwo ubona ko tunasa wowe usa nk'inkoni ivugurura godoro urasa nk'inkoni ivugurura godoro urambaza iki ko ati ndakubaza iki kandi mbona tunasa njyewe urabona nsa nawe mfite agasura kanyerera ese urabona duburiye hehe mfite agahu kanyerera wowe urasa nk'inkono y'umukari bateka ku nkwi mfite agahu kanyerera dore nibuno we wakabonye ng'igitoki cyoroshye si ibyo ngibyo urimo uraza umuhwitura umugira gute kuvuga ngo urya inyoroshya amabura ntabwo ari ikibazo kuba yarakubwiye ngo aragushaka ni ibintu byoroheje ndabeshya sista njyena nakwikundiye mbona tunasa ubwo se wowe nta soni uramvugisha wowe usa nk'akadahumeka icunga umusheri mu gishanga sista ko numvise uvuga neza bakwita ngo iki okay nagira ngo mbimenye ngaho abakira basi urakoze ariko ndabona uriya muhungu wamukunze muko nkunda nde kiriya kidebe kimeze nk'icyavuyemo nido nawe ubwawe urabutamukunda ukajya kumagika iriya ntumbi ngo y'umuhungu iriya ntumbi kiriya kidomoro se wakivugishaga iki wakibwiraga iki ari njye n'abavuganaga n'undi nini ariko rubanda ruragwi umva nkubwize ukuri ndagira ngo nkwiyame kuba tugendana si uko nabuze abo tugendana bakagashishwa kananiwe no kogosha insya zabo umva nanakwereka insya se ni ibintu birenze ngaho zamura ndebe ko zitabaye nk'ishyamba rya Nyungwe umva nkubwize ndagira ngo nkubwire nako nzari kubwira ubutaha nta nubwo natakibizi ubwo nkawe bibara mu bantu ubwo nkawe bibara mu bantu mu bazima ahubwo uri mu bapfuye ntibara mu bantu mbuzwa n'iki njyewe uramureba ukabona undi umuntu wapfuye cyane apfuye magaze nyine icyo ushatse kuvuga
none ukaba uje kundebera iki niba napfuye mpagaze nje kukurebera iki sanga nkusanze mu bisambu uri kumwe na bagenzi bawe urumva ari ibintu bya danje. uyu ni umukozi nahaye akazi ko kundemera ahantu nyine tugiye kubaka ya Umukozi na phone yarakunaniye nkango umukozi ngo se naso niba biguteye sheri si biki sheri biki ashirira amenyo gashirira amaguru b'imbere kagurirwa isanduku bakongeza umusaraba n'indabyo zijya gutukuramo agace antumbiwe. unyiciye umutsi ntako utagize Niciye amazina wowe wawishe kera. yakunda abantu nzi ko nkunze kumva ari shitani nkunze gusa Utane kuri nzaniye wantumbiwe wowe wajya mugiga ya mugiga urenze intumbi ako mba ngiye sinjya nkunda gutukana aho gatinuka wewe ukava mu mutima n'ibiki byose wamaze gabanya ngambwira icyari kikuzanye rero amafaranga nyine urashaka ngahe nese sheri ngwangahe ibihumbi ijana ngangahe ibihumbi ijana kandi ntakiri sheri wawe narapfuye ije kunkingura ese wakoreraga aho ngaho ariko ndebera ese wakoraga uzi ko utazishyura wakoraga ku giti se ugakorwa n'imitima gava mu ruhu n'inkweto zarakunaniye kuzigura warangiza ngo oya izi ni style nyine zo kuzana mu kazi gusa hano wahambara inkweto ifunze muri kino cyondo ntabwo bikureba kukibujije undi mwana kunyesura gusuhuza ibiki gusuhuza ibiki usigaye ufite amashagaga ibyo ntabwo bikureba kandi ikindi cya kane ndashaka amafaranga ntabwo ngenda igiti baza baspekeza aho so biboneye ngiye ikindi cya kabiri kandi nkumbiza buri singwe wamenya namuhaye angahe nyine uri kumva namuhaye miliyoni ebyiri wamaze miliyoni ebyiri se zo kumuhera umva niyo rero atakora ukomeza gukorera umva we niyo rero uyu nguyu ni umutego
vuga mvuga se mvuga ibi wowe wavuze wowe ufite icyo kuvuga vumva njyewe narifashe umugura fone y'ibihumbi 20 abandi bafite gatushe biriya bikozi byo mu cyaro mwirirwa muhamagarana ase mwirirwa muhamagarana mu biki kandi njye nakugura etaje kuri rimwe ryonyine shuwa wibwiraga yuko se bundi bo warandayeho nta n'ibintu bya danje we nabonye nta n'ikizimu ukora uzi abantu bafite ibyo bakora hanze ahangaha hano sikafone y'ibihumbi ako wanyotsoye inda yo ko mbona wangendereye ni amahoro wagiye kure aho ngaho birirwa baguha amafaranga niba waramvuye ukandika ko wazazamo ndaya uriyo indaya ni nyoko wa nyoko gashibutisi fata fone yawe nyoko se wakujyanye mu mwuga yanjyanyemo nyine wankuye nyine yakujyanye mu mwuga kuko yarashaje ati ndakureba iki wandeba ibiki ba se wambabariye urambuye kandi ubundi washaka guseka ubundi dupfa iki ego mu izina rya Yesu mwana wanjye pasi mwana wanjye mwana wawe mwana wanjye ye ni papa bimeze se wandetse nkihobera papa wowe nikimure none se papa wabagaye wa mwana wanjye sha ubu koko wamariye iki ko ngewe nakwishyuriye amashuri nkageraho ngera kugira ikibazo cy'umutwe warangiza papa nawe narakubuza rwose wambukwe umuntu arabukumubyeyi none ukaraza papa sigiye mwabirane ntabwo murarangiza ubwo urwo ni urukundo gusa cyangwa ufite ibindi mupanga twari dukumburanye murekurane si ibyo murekurane twari dukumburanye mwana we uranziye no kurukaruka mu kanwa kudajya kiborosa ubundi mpana iki nawe mwana we uri kubera ukuntu ubundi utebeje imbere ya papa wowe nawe ubwawe urisebye ubwo si bwo nta soni ufite wirirwa ureba ukuntu dore akarahari natoraga mu kidere nka nkazanye ngo kajya kamfasha imirimo yo mu rugo karahije kampindura rata papa wanjye umva gakora amabara reba umuhungu wawe ukunguka umureba aranyishyura buri ko turyamanye none reba ukuntu ukunguka ameze reba amafaranga yirirwa atagaguza muri bino bintu yirirwa wikandikira mesaje papa n'ubundi ntabwo yagusubije uri kumva ntabwo yagusubije garuka oya reka mayo nyikuru Oya. kirambuka oya reka mayo garuka oya wirwana garuka nkamukubita Tuza, koko tuza. nkamwasa niri oya tuza ariko ubundi uzi ko abahungu bagwira Mwana baragwira wanjye. ntubona huye nabo ceceka mwana wanjye ndeba ndiso wakubyaye wakwibarutse guhera mu buhinja kurinda aho ukura akwishyura amashuri Ndabyumva. urabyumva none n'icyo wanyituye nk'umwana wanjye kamba mubaze reba ibintu wambaye ubwawe uri umubyeyi papa ariko nanjye nari narakubuze nuko Wari narakubuze. naragushatse natanze n'amatangazo twari twarakubuze ahubwo aho nguboneye nta kibazo nyine ngwira nkujyane kwa muganga mwana wanjye kwa muganga si ubu ngubu reka nkubwire reka nyumva gatoya oya reka ino rekana n'imbuku ntacyo Tuza. tuzongera ntacyo kuvugana muzajya kuvugana Tuza. urabona Tuza. ntacyo Umva. wimariye Oya. nawe ntacyo wimariye nta kintu nimariye asa waretse nkabimwereka tuza ariko waretse nkabimwereka wamuretse ariko nkahangana nawe uranyumva ndakumva umva oya nubwo ndi umusazi oya ntabwo uri umusazi arasara akavuga ku ijambo Ndatekereza. mubwire reba papa namugure ngo yarambwiye ngo aje kuba amagore namugure fone ibihumbi 20 ndabyumva abandi warayimuguriye wayimuguriye se ubu ngubu wamumariye mwana wanjye urawuzi akamaro Umva mufite se. ariko uzi ibyo ngiye kumumarira toragura wabivuze uzi ibyo ngiye kumumarira uzi ibyo ngiye kumumarira wamaze kimumarira ibyo wamarira byose Uri intumbi. ibyo wamarira byose ndeba ukuntu papa wameze ukunguka se Gusa uracyari umwana abandi wawe. barakuroze barakunumye uwakunumye ninde koko umva nkubwire cyakoze sinzongeye umva nkubwire ubuzima bwa se nyumva nawe butarimo so ngo ni derino uzaba ubamo nyumva n'ubundi sigaje imyaka 2 ibyo wari ugiye kumarira ceceka ibyo wari ugiye kumarira sigaje umwaka cyangwa imyaka 2 ngo nipfire ibyo wari ugiye oya papa naho uzajya naho nyumva uzajya nyumva Nimbeshya nyumva nawe. nyumva nasinzi niba ndi bubomare n'umuzi
Yesu sibyo papa ndakujya wowe kwa muganga bakwiteho umva icyo nakwifuriza ni ukugira ubuzima bwiza nawe uyu mwana w'umukobwa wimuhora ubusa oya yishitani yatumye tunatandukanye urabona iriya ntumbi ubu nawe ahangaha uraje uraturamye ahangaha ngo uramenekeje aho gaherekezwa n'imizimu we wajyaga kukamanika se bayi ndagukunda nkunda se kuba unkunda umariye kirekana n'iyi mboro twigendera yaba nawe utayishaka ntabwo waba uje kundeba Dahiba!